The Romans claimed the right of appointing and removing the high priest. Abaroma nibo bari bafite ububasha bushyiraho umutambyi mukuru cyangwa bukamukuraho. And the office was often secured by fraud, bribery, and even murder. Umwanya wo kuba umutambyi mukuru wari usigaye uboneka mu nzira eshatu: hakoresheje ruswa, uburiganya n'ubwicanyi. Izo nizo nzira zari zisigaye. Umuntu wabaga umutambyi mukuru mu gihe cya Yohana, murebe uko idini ryari ryarononekaye. Ryari ryarahindutse business, ryari ryarahindanye ku buryo ngo kugira ngo umuntu abe umutambyi mukuru yakoreshaga uburiganya, agakoresha ruswa, cyangwa akagambanirwa ruri, cyangwa uwiteguriraga kumusimbura. Reka mbabazi, iyo murebe ibiriho, ibyo bitandukaniye n'ibiriho mu madini y'iki gihe. Hari aho bitandukaniye. Imana mu mbabazi zayo ntiyica abakoraga ibyo, ahubwo iboherezaho Yohana nk'umugorozi afite ubutumwa buvuga ngo nimugorore inzira z'Uwiteka, mutunganye inzira ze. Muri icyo gihe kuyobora idini ryari rigizwe no kwikubira. Abakene bari baribagiranywe. Amaturo Imana yategetse ngo abasenga bazajye bayatanga ntabwo yashikaga kuri ba nyirayo, aribo babakene Imana yasabiraga. Nicyo cyatumye Yohana azana ubutumwa avuga ngo ufite imyenda ibiri umwe awutawufite, n'ufite ibyo kurya nawe abigenza atyo. Mwabyumvise bavandimwe?